uko neje ikomeza kugwa cyane ari nyinshi niko abantu baguma mu nzu ntibasohoke. Bigaragara rero ko muri aka kazi ka Uber nibwo amafaranga barimo gusohoka cyane. Perime yifite iyo mu Rwanda cyangwa se yo muri igihugu cyose waba ukomokamo nabi Burundi babyumvireho, ushobora kuzana iyo perime ukayihinduza kuri ambasade. Ntago ari kuyihinduza ko equivalence. Equivalence. Hanyuma iyo perime ikigufasha, ubu no kuvuga ngo tuvuye kuzana package yacu ngira ngo murayibona hano Tim Hortons. Ubu noneho tugiye kuyidelivaringa tuyijyane aho umukiriya ari. Izo zose ni processes ngena nkwereka ku buryo wowe ubwawe ushobora kuba utaratangira akazi ushobora kuba wakora kano kazi kandi kakagutunga ukabaho neza cyane. Share, comment, like and subscribe on Emmalito TV. So nguhaye ikaze wo kurikiye Emmalito TV, nkubwire ko ibintu bimeze neza cyane, nanjye bimeze neza cyane. Uyu munsi arakonje ariko turakomeza kuko turacyari muri winter niko bimeze. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umugabo bita David. David, say hi. Hi guys. Hanyuma uyu munsi twashatse kugira ngo turebe ese mu by'ukuri nk'abantu baba bakigera mu mahanga hari igihe bigorana ko umuntu ahita abona akazi, noneho ugasanga rimwe na rimwe bisaba yuko hari ukuntu wiyeranja ukagira utuntu utangira gutangiriraho cyane, yuko hano akazi kariko kose kugira ngo n'abantu banabimenye, nta kazi hano kabi kabaho, nta n'akazi gaciriritse kabaho. Nyamuneka ibintu iyi myumvire numva twagagombye no kuyihindura, kuko usanga cyane cyane nko mu bihugu bya Afrika ariko bimeze, batekereza yuko aka kazi ni akaba ngaba. Aha rero ni ugukora ugashaka amafaranga, warangiza ukagira icyo ugeraho. Tugiye kujya ubu turi muri Uber. Wenda David, ubundi Uber umuntu ashatse kuvuga Uber ni iki? Kuko Uber nko mu Rwanda bazi ko nyine ari taxi voiture isanzwe, ari ugutwara abantu nyine gusa, ariko hano wenda uraza kudusana Uber na hano kwikoreshwa. Urebye Uber nyine usanzwe ni company itwara abantu nka taxi, ikadeliver ibiryo, ikanadeliver ibiryo. So kunikora usigning up, nta interview mukora cyangwa twavuga interview ujya kuri office ugakora. Icyo ukora gusa ni ukujya online kuri website yabo ugasigning up. Iyo uri eligible byo basaba baguha akazi biterwa n'ibyo umuntu we ashaka. Hari igihe umuntu aba ashaka kudeliver ibiryo gusa, hari n'igihe umuntu aba ashaka gutwara nk'abantu nka taxi. Ikintu ukoresha n'imodoka yawe, nta modoka y'akazi baguha, ukoresha imodoka yawe ubwawe. Ukaba uri your own boss, ukajyamo igihe ushakiye ugataha igihe ushakiye. Nta masaha ari mandatory kuvuga ngo uraza gutaha aya masaha narenga nashira. Nuko biba bimeze. Ntabwo bisaba kwa applyinga? Bisaba kwa applyinga, ubundi ntabwo bashaka rejectinga. Akenshi ntabwo bakunda kurejectinga abantu. Biterwa iyo wujuje ibyangombwa, ifite permis y'inaha, ukaba ufite imodoka nziza ihwanye n'ibyo basaba, nta mpamvu yo kuguhakanira biriho. Okay. So impamvu ibi ngibi bigarutseho, nagiye mbona muri comments mujye no munyandikira, hari abantu bavuga bati se kwa kundi umuntu abakiza ari mushya, ese ashobora kuba yabona ako kazi. Gusa icyo nakubwira cyo bisaba kuba ufite perime y'igihugu ugiye gukora Uber. Tuvuge niba ari muri Amerika, ugomba kuba ufite perime y'Amerika. Niba ari muri Canada, ugomba kufite perime ya Canada. Niba ari Australia, gutyo no mu Burayi niko bimeze. Hanyuma ngiye kubabwira gatoya wenda ku makunzi yo muri Canada. No kuvuga ngo iyo uvuye mu Rwanda ufite perime y'inyarwanda, cyane cyane kangaruka hano nko muri Ontario, nkeka ko ari Ontario kuko na Toronto wanza uko ibintu za Ontario ni harimo Toronto, hakabamo na Ottawa, harimo n'utundi duce n'izindi cities zigiye zitandukanye ni twinshi. So no kuvuga ngo hari abantu bagiye bambaza bati ese perime y'inyarwanda aho ngaho irakora imaze iki, cyangwa se perime y'u Burundi imaze iki? Perime yose y'igihugu cyose ufite muri Afrika hari icyo yagufasha mu gihe uje inaha muri ibihugu byo hanze. Ndashaka kubwira yuko hari stages za G1, G2, hari na nitwa G4 ariyo ya nyuma muri hano muri Ontario.
G1 ni nka provisoire yo mu Rwanda na amategeko. G1 ni amategeko yo mu Rwanda nka provisoire y'i Kigali mu Rwanda. Hanyuma G2 yo ni ugutwara, ukaba ushobora gutwara mu mihanda isanzwe. ubwo ni muri quartier. Ni muri quartier mu mihanda itarimo highways, ahantu ugendera nko mu 120 mu 110. Okay. Jane yivuga sasa ukabika 120 nko mu Rwanda ntabwo ushobora kureza 60 wakabije ni 80. So bivuze yuko rero murumva yuko perime yifite iyo mu Rwanda cyangwa se yo muri igihugu cye cyose waba ukomokamo nabi Burundi babyumvireho, ushobora kuzana iyo perime ukayihinduza kuri ambassade, ntabwo ari kuyihinduza ko equivalence. Equivalence. Hanyuma iyo perime ikigufasha iyo G2 urayisimbuka. No kuvuga ngo ufite perime yo muri icyo gihugu ubamo muri Afrika, urayizana ukayijyana kuri ambassade ukabwira ko ufite perime, bagakora verification, wasanga iyo perime iri eligible cyangwa se ari nyayo, bakagira gute bakayihindura, bakaguhereza urupapuro rukwemerera kujya aho ugiye gukora ikizamini. Ubwo uragenda ugakora provisoire, wamara gukora provisoire ugahita usimbuka igice cya kabiri aricyo G2, ugahita ubona G4, ugabona perime definitive. Ibi nabyo ni byiza kugira ngo abantu banabimenye. So ubu tugiye rero muri Uber. Uyu munsi tujya muri Uber yihe? Turajya muri Uber no gukora mu mujyi wa Ottawa. Navuga ni muri Est turi buze kujya gukoreramo no munsi. Turakora yihe Uber? Ya Uber Eats cyangwa Uber? Ni Uber Eats, no kuvuga ni kudelivera ibiryo abantu badarinze ku maresitora agiye atandukanye mu gace ka Ottawa. Okay. Hanyuma rero ibi ngibi impamvu to dushaka kugira ngo aya makuru tugende tuyatanga, nyamuneka ni byiza kugira ngo hari n'abantu baba barahangaha muri za Amerika, muri Canada, mu Burayi batazi yuko wenda bino bintu bishobora kuba byakora. Ni byiza kugira ngo mumenye nuko nanone namwe mwa profita mu gihe ubona ubuzima butangiye kukugora, utangiye kubona bigucanga, mwe wagira amafaranga ushaka ku ruhande, ubeho, wige gushaka amafaranga, wige kubaho. Kandi nyamuneka n'abantu bari mu bihugu byo muri Afrika, ntimukumve yuko amaramuko cyangwa se kubaho ari ukuza muri bino bihugu. Ndakubwiza ukuri ko bino bihugu barakora pe, bajye babimenye. By the way, these guys ntago bajye baryama abangaba, they work hard. Niyo mpamvu nyabibona mbere umuntu yarazaga muri bino bihugu wenda nk'inshuti yanjye ikaza yagira hanga igaciceka nyine uko twavuganaga bigasa nkaho bigabanuka. No ntabwo umutipe yariyemeye ko yagiye hanze. Akenshi niko abantu babitekereza, ariko ntabwo aba ari byo. Umuntu aba yarabuze umwanya wo gufata telefone, umuntu akavuga ati reka ubundi umuntu abona umwanya nko muri weekend, umuntu aba yaruhutse, umuntu yabyuka wenda akaya telefone agasubiza abantu, kuko nawe niko byagendaga. Nasubizaga hashize nk'iminsi 3-5 nkavuga se umuntu aranyereka ko yagiye hanze, aranyiyemeraho. Gusa abantu bajye babyumva yuko hanze rwose nta gihambaye ikindi, ni ku isi nk'ahandi hose. Icyo baturusha no gukora ari nayo mpamvu habayeho neza kuturusha. Reka bigarukeho, uretse yuko nanone n'abakora muri Afrika, hari abakora muri Afrika babayeho neza cyane kurusha abari hano. Ubwo rero bijye bihisomo cyane cyane ngo mbambwira urubyiruko, abajene, mwumve yuko mugomba gushaka ubuzima mukabaho, mugatekereza ejo hazaza hanyu, aho kugira ngo mwumve yuko gusa amaramuko ari hano muri ibi bihugu byonyine. So Uber Eats yo ikora ite rero? So Uber Eats ukuntu ikora, iyo umaze gusayininga in kuri waratanze muza yawe, bamara kukwemerera, icyo ukora no kudownloadinga application baba baraguhaye muri telefone yawe, ukoresha telefone yawe, amadata yawe. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye umwanya, tuvuge nk'ubu ndi kuri day off yanjye y'akazi gasanzwe, umuntu ajyamo igihe ushakiye, ukaviramo igihe ushakiye. Ntabwo bisaba ko schedulinga, uvuge ndakora kugeza isaha, igihe ushakiye uvamo, igihe ushaka kugiramo ujyamo. Unikora ujya kuri application ukagira online, ukanda ugashyira online, wamara gushyira online ibintu ubundi ukajya mu muhanda. Ukuvuga ngo bahita bakubona ko wagiye mu online kuri application yabo, ubundi bagatangira bakakohereza ama order
katuvuge bashaka nko kohereza nk'amaoda katuvuge ko aribwo nkiva mu rugo nk'ubu nkabona wanyohereje nko ku muhanda ahantu umuntu yodarinze ibiryo ngo bimujyanire mu rugo akaba ari uko nabikora gutyo ubwo nyine ukajyayo ukajya kuri resitora ukabereka izina ry'uwo muntu bahita bamenya uwo ari we ubwo bakaguha ibiryo ukabijyana. Okay, mukajya tujya muri pratique tubibereke neza cyane kuko nibyo turimo kujyamo umenye ese mu by'ukuri ibi bintu koko nabyo byanyishiriza nkatunga urugo mu gihe wubatse cyangwa se nanjye nkitunga mu gihe ndi umunyeshuri cyangwa se izo school fees kumva yuko umubyeyi nawe arimo kurwana no muri Afrika gushakira ama minimum nawe ubwawe ushobora kwirwana ukavuga uti umubyeyi humura hano nabonye akazi shobora kuba nakwibeshaho. Ibyo rero ni byiza kugira ngo abantu bamenye gushaka ubuzima kumenya kuvuga ati ese ni gute nakwibera igisubizo cy'ikibazo mfite aho kugira ngo utekereze ko abantu bazakubera igisubizo. So wunguka gute rero? Umenya ute ko wungutse baguhemba gute bigenda bite? Urebye ubundi bavuga ko n'isaha imwe umaze gukorera amadolari 20. Hari n'igihe usanga hari nk'umunsi uri busy cyane. Yego. Nk'igihe amaneje yabwo ari menshi abantu benshi bakunda gusohoka asanga nibyo bitabaje gushaka ibiryo byo kurya nk'abantu badakunda guteka mu rugo iwabo. Akenshi mu gihe haguye amaneje igihe abantu nyine badashaka gusohoka usanga akenshi bavuga ko n'isaha imwe ufite amadolari 20 cyangwa arenze. Ni ukuvuga uramutse ukoze nk'amasaha bivuze ko ushobora no kuyarenza mu gihe cy'ubukonje cyane. Gihe cy'ubukonje bishoboka ko ushobora no kuyarenza bitewe n'abantu bari kodaringa nyine ibiryo. Ariko akenshi bavuga ko minimum n'isaha imwe uba ugomba kuba ufite amadolari 20. Ubwo reka duse nkaho tubishyira mu mibare. N'isaha imwe uba ufite minimum ni amafaranga make yashoboka uba ufite amadolari 20. Amadolari 20 reka tuyakube n'amasaha wenda tuvuge nkoza amasaha 10. Ubwo ni amadolari 200 ku munsi. Amadolari 200 ku munsi reka nyakube nzaruhuka wenda iminsi 5 muri weekend reka mu kwezi mu minsi 25 reka mu minsi 30 nako cyangwa 31 reka nkoresha iminsi 25. Ubwo no kuvuga ngo mu minsi 25 ni nkuma n'amadolari 200 ku kwezi nzaba nkoreye 5,000 by'amadolari kuko ni 200 ukubye n'iminsi 25. Ubwo abazi imibare mu kubivuga vuba ubwo ngiye nayifashe 25 mu bakabiri gusa ubwo nongera amazeri inyuma. So ubwo no kuvuga ngo ku kwezi naba nkoreye 5,000 by'amadolari kandi ubwo ngubwo ngiyi ni side hustle yo kuruhande ariko harana bitavuze ko hatari n'ababikora hari ababikora 24/7 nk'akazi nyine. Ubwo no kuvuga ariko nibura turabaza dusanga amafaranga make y'umuntu yakorera amadolari 200 ku munsi mu gihe ayo ngayo ari ukwezi ari umushahara w'umuntu i Kigali. Nabyo ari n'abatabona ayo mafaranga bayirawe banyumve neza ntago ari kugira ngo ndabizi ko hari abashobora kutayageraho nayo ngayo. So ngubwo rero ubuzima tuba dushaka kugira ngo turebe hanyuma wenda sa nk'umbwira ibintu bikunda guchallenginga abantu hano njya numva ikintu cya depression umuntu akigunga umuntu ubuzima bukanga nimiterwa n'iki why? Urebye kubera ko urabona tuzi umuntu abashaka gushaka ubuzima ugasanga umuntu nyine cyangwa afite expectation nyinshi cyane yahagera. Ubwo ni urumva ubuzima expectations mu Kinyarwanda ni iki da ni uba wumva yuko nyine ufite ibintu birenze ushaka ibyiringiro. Ni ibyiringiro ufite ibyiringiro biteye ubwoba wumva yuko ushaka kugera ku kintu mbese uti ebana nageze muri paradizo kuko benshi ndabizi ko bazi ko bageze muri paradizo bageze ebana ariko batazi mu by'ukuri reality ubuzima burahanga uko bumeze. Ukuntu bigenda kenshi umuntu azaba afite expectation nyinshi cyangwa ibyiringiro avuga ati nagezeyo ibintu bigiye guhinduka neza ubuzima bwaryoshye ariko ugasanga ageze wenda nko mu gihe abantu amakampani atari guhayaringa cyangwa iki ugasanga rero bitumye asa nk'umuntu wihebye kandi urebye nta mpamvu yo gucika intege byose ni ukugerageza buri gihe. Icyo ukora gusa nta mpamvu yo kugivinga
Okay, ngira ngo murabibona yuko atangiye kureba ama order. Izo ni message? Ni message. Ubwo ni ukuvuga tugiye ruguru hano hirya ni nko mu kilometero 2 cyangwa kimwe. Nana iki gihe kishimisha cyane. Nyina ahantu ha 30 minutes ahantu hita ubyita ngo ni hano hirya. Ni hano hirya nta hantu hakure haba keretse ari amasaha. Kuko hano abantu ba driving amasaha neza 8 10 barabimenyereye iyo bagiye mu so uba rero kubabwira twebwe nk'iyo umuntu wenda tuvuge atuye nka Kicukiro ukavuga ngo Masaka kandi ubwo n'ahantu like hatarize n'iminota 15 kwahita akumva ari ahantu kure tubwire tumutuye kure ntago aba ari kure pe ahantu umuntu utuye kure n'umuntu utuye n'isaha imwe n'igice mu masaha 2 no twumva asa nk'ari kure ariko naho ntago ari kure ntago ari kure kuko hano ushobora gusura umuntu ahantu hari isaha ukumva ari ibintu bisanzwe rwose hari n'abakorera aharenze isaha ariko abakorera ahantu harenze isaha numvishije ubu nasomaga inkuru abaganga mu Rwanda abaganga barimo kureklama barimo kuvuga ngo babafashe ngo basubire i Kigali abaganga bavurira mu ntara ngo birabagora gutega urebye navuga ko use Kigali nyine urebye ngira ngo baza ruko wenda ari hagufi ya aho umuntu abatuye naho umuntu abajya kenshi usanga atari ahantu harehare noneho bigatuma abantu bumva yuko nyine like aho hantu habereye harehare kuko atari ibintu basanzwe bamenyereye nk'ubu umuntu w'i Kigali kumujyana mu modoka nk'iminota nk'isaha imwe cyangwa ebyiri ari bujye ku kazi ari ibintu bikomeye cyane ari ibintu bitabaho so hari abantu b'i Burundi rero bajya batubaza byinshi ku bijyanye no kwiga n'iki narabwiye ngo ibiganiro byose nzajya mbishyira kuri YouTube nzabimenya mubireba reka rero mu kanya tugende tubereka aho tugiye hanyuma turaza kugenda dukomeza tuganira tuberekana no uko ako kazi gakorwa munabisobanukirwe munamenye byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwa hano dore yuko mbashaka no kugira ngo creating a platform ishoboka yo kugira ngo abanyafrika bagire ibyo baprofita muri bino bihugu n'abari muri bino bihugu bagire ibyo baprofita aho bavuye mu bihugu byabo kugira ngo twese dukomeze dutere imbere cyangwa se dukomeze dutekereze ku iterambere ry'ubuzima bwacu bwa buri munsi so reka maze imbere aho tugiye hanyuma turaza kugenda tugaruka mu kanya. So ubu tugiye Tim Hortons niho tugiye gufata ibiryo hanyuma niturangiza tubidelivaring. Ubu rero ni ukuvuga ngo iyo uri muri ibi bihugu ushobora kuba wakora kano kazi ukabaho mu gihe utarabona akazi wumva wifuza cyane yuko binoroshye kuko iyo ufite ibyangombwa bikwemera gukora ushobora no gufata inguzanyo ukaba wagura imodoka ukagenda uyishyura aho kugira ngo wicare kandi wagakoze ukagira icyo ugeraho. So iyi mall rero mureba igiyemo ibintu byinshi bitandukanye ni mall irimo business zitandukanye ari imyambaro ari amaresitora ari ibintu byinshi bitandukanye ubwo rero nahagenewe ubucuruzi muri make. Ubu ni ukuvuga ngo tuvuye kuzana package yacu ngira ngo murayibona hano Tim Hortons ubu noneho tugiye kuyidelivaringa tuyijyane aho umukiriya ari. Izo zose ni process ngenda nkwereka ku buryo wowe ubwawe ushobora kuba utaratangira akazi ushobora kuba wakora kano kazi kandi kakagutunga ukabaho neza cyane. Ubuse nk'iyo ugiye ugasanga umukiriya ntawe uhari cyangwa se ntabwo yitabye urabizi ko bijya bibaho ugasanga umuntu rimwe na rimwe uramuhamagara ntabwo arimo kukwitaba bigenda biti urabigarura
akenshi uvugana n'abantu kuri application ko hari customer service yabo babwira ati no muntu namuhamagaye namuze kandi nahageze reka tuvuge nk'urugero atari inzu ushobora kugenda ukabiterekaho ari apartment ni abantu benshi bahaba ntago wapfa kugenda ugatereka ibiryo by'umukiriya ahantu hasi muri lobby ahantu binjirira icyo ukora uhamagara customer service ya Uber ikagufasha kumukontakta nawe kuko urumva iyo umuntu yatarinze ibiryo kuri application yabo nawe bamuhereza ama notification ko ibiryo byageze kandi agomba kujya kubifata iyo nta gisubizo ubonye cyangwa nabo babonye ku ruhande rwabo akenshi barakubwira ngo bisigaho hasi ufate ifoto ko bayohereza ifoto ku mukiriya bakamenya ahantu wabisize akagenda akabifata cyangwa akenshi bakakubwira ati yari nk'ibintu byinshi bakubwira ubisubize kuri resitora buriya baroza kongera kubiha undi muntu yongera bijyana ariko ubwo urumva baguha amafaranga y'uko wabifashe ukabijyana barakwishyura wowe nta kibazo ufitanye nabo barakwishyura nta kibazo ubu rero tujyanye ibiryo ku mukiriya noneho turaza kureba uko biri buze kugenda either dushobora kuhamusanga dushobora kutahamusanga dushobora guhita anabifata nta n'ikibazo ariko se biriya bintu byo gusiga ibiryo hanze ku rugi rw'umuntu buriya nta muntu waza ngo abifate urebye kwiba ibiryo umuntu cyangwa kwiba package y'umuntu hanze ntago ari ibintu bibaho hano ntago ari ibintu bibaho uzabikora i Kigali uzambwira ntago ari ibintu bibaho hano umuntu asiga ufata ibyawe ntabwo ujya ufata buri wese aba afite ibye uretse ko hano nabonye hari ibintu ubona kizira kabisa buri muntu amenya ibye ntago wavuga ngo ibiryo biri kuri ruriya rugiye kagende mbifate ntago ari ibintu bibaho mu buzima bwe hano usanga umuntu wese yubaha icya mugenzi we nk'ubu turaje usanga ntarasohoka dore ngibi tubisize aha ngaha ku muryango we turangije dufata ifoto ubu ngubu turagiye ubwo ni ukuvuga ngo nta wundi muntu waza ngo abyibe araza abifate igihe cyose ashobora kuba akiryamye igihe cyose yabyikira araza abifate narangiza abyinjize mu nzu so ni ukuvuga ngo kuriya dufashe ifoto buriya birarangiye akazi karakozwe buriya akazi karangiye ku ruhande ngo yaza akabifata yaza ntabifate ibiryo biba byagiye n'amafaranga ngiye baba bangeneye aba yangezeho already ubwo aramutse agize nk'ikibazo hagati y'ibyo agasanga wenda ibiryo nta bihari cyangwa byagize usibye ko ntabwo bikunda kubaho ntabwo ari ibintu bikunda kubaho ku buryo umuntu agenda akabura ibiryo wateretse uva iramurifandinga amafaranga nanjye bakambaza ku ruhande rwanjye ati se ibiryo wabishyize nkabwo ati nafashe n'ifoto ubwo twayifashe nyine barabibona muri sisiteme ko wabijyanye n'ubundi biryo ubwo rero ku ruhande rwanjye aba ari nta kibazo iriya foto se buriya wowe iyo yifashe uyihereza upa iyo nyifashe ubira irayifata nka evidence just in case wowe urayiboherereza ndayibohereza ukabereka ko wakoze akazi byarangiye ukabereka ko nakoze akazi nabo bakayohereza umukasitoma bakereka ahantu wabisize ni umukiriya muri cya kinye uretse yuko buriya client and customer ni ibintu bitandukanye ariko twebwe akenshi umukasitoma tumwita umukiriya ubwo rero ku ruhande rwanjye biba byarangiye umukiriya aba yamaze kubona ibiryo ari nta kibazo njye nanjye babijyanye bamaze kumpemba already iriya foto bo barayimwoherereza bakamwereka ko byahereza bakabereka ko nabijyanye kuri aderese iriyo ko hari igihe ushobora kwibeshya aderese kubera akenshi hano muri Canada amazu aba asa ugasanga rero
hari nk'igihe ushobora kuyijyana ku nzu itariyo akenshi ugafotora ugashyiramo na adresse na nimero y'inzu ku buryo adashaka kuvuga ati yayijyanye ku muturanyi wanjye wenda. Ubwo ni ukuvuga ngo evidence ibigaragara ko washyize nimero y'inzu ariyo aho wayijyanye ariho noneho bo bakirwariza ibyo biba byarangiye. So turacyakomeje turacyafata andi package agiye atandukanye turaza kugenda tubereka uko bimeze mumenye nanone ese kano kazi gakorwa gute ese ubundi delivery yo ese ubundi habaye mu kwibeshya katuvuka yishyira ku yindi nzu kigira igihombo si kibi cyawe. Akenshi usanga baguhamagara umukiriya ashobora guhamagara wenda ko hari igihe umukiriya aba areba ko wabizanye yabona ko byabaye delivered yasohoka akabibura wabijyanye nko ku nzu itariyo kubera baba bafashe ifoto kuko akenshi amazu aba afite nimero ku muryango neza ku buryo ifoto yahita hazamo n'ifoto nyine n'umubare w'inzu ugasa hari nk'igihe usanga wibeshye akenshi amafaranga baba bayaguhaye n'ubundi kuba wa completing task but akenshi iyo umukiriya aguhamagaye akavuga ati wabijyanye ahantu hatariho wihangana ugakata imodoka ugasubirayo ukajya kubifata aho babishyize bitari byo ukagenda ukabishyiraho bigomba kuba biri ukagomba kubishyiraho byari kugomba kujya. Okay. Challenges ziba ziri muri aka kazi ni nk'izihe se buriya? Akenshi wakwibeshya wenda ngo naho wa deliverinze ibiryo cyangwa se ni ikindi kintu kijyanye no kuba wibeshye. Challenges zindi ziba hagati y'abakiriya namwe cyangwa se mwebwe na banka company. Urebye hari nk'igihe ko hano muri application ufite iyo utangiye ufite 100% igihe utangiye akazi tuvuge noneho abaho n'amanota se abaho n'amanota baragukota noneho hari nk'igihe ufite acceptance ya 90 aho ngaho amawuda ari menshi ariko hari nk'igihe iyo bakohereje amawuda ugakomeza ugenda uyanga usanga acceptance yawe imanuka ugasanga barimo kubana. Acceptance ni uburyo bwo kuba wowe wemera izo order. Iyo wabonye ko buri gihe rero ukomeje kuzanga amanota yawe agenda agabanuka none yari munsi ya 50 usanga baguha amawuda ugasanga amawuda baguhereza mu isaha imwe nta yashimishije nawe ukumva nyine usa nk'uwivumbuye ariko akenshi iyo wihanganye ukazamura amanota ko iyo ukomeje gufata amawuda usanga amanota yawe agenda azamuka. Ariko hano naho nta mikino bagira no kuvuga ngo buri kintu cyose kiba gifite uburyo kiba audited ku buryo wa muntu yumva yuko ari inshingano zo gukora kakazi kandi akagakunda byanze bikunze ugakora kandi nyine n'umuhate vuba ko ninzatinda kujyana oda y'umukiriya bizagaragara ko natinze usange ni ibibazo ngo rero akenshi ushaka uburyo uri buze kubigezayo vuba ari nk'igihe wahaye ambutiyaje ko nabo baba babibona. Ubu iyi ngiyi tujyanye muri apartment twari dufite tugiye kuzamukamo abayaduhaye inzu atuyemo umuntu akamanuka akazamuka mu nzu neza. So reka tubanze tujyane indi order dufite tuyijyane muri apartments hanyuma turebe ese mu by'ukuri apartments zo winjiramo gute kuko cyane cyane nabonye hari izifite security hari izifite mu buryo bwo gukanda ibintu ntabwo hari iziba zifite ni code yo kwinjira kuko akenshi urumva abari security y'abatuye muri iyo nzu yego bisaba ko rero ugomba kuba ufite code yo kwinjira muri iyo nzu ku buryo kuko aramutse ari umuntu wese wakinjiramo byaba ari akavuyo ugasanga hari abajura bakinjira mu nzu yakakwiba kabijyana. Ndetse ko nabonye no kwiba hano ari ikizira. Kwiba hano ntabwo ari ibintu bibaho ni ibintu bitaba mu maraso y'umuntu rwose gufata ikintu kitari cyawe pe. Ariko iyo ngibyo yakabaye n'umuco rwose ku banyafurika nyamuneka tora utuntu turi aho ngaho tutari utwawe kwifuza utuntu tw'abandi ntabwo byagakwiye rwose.
So reka twinjire gatoya turebe uko bimeze, turakomeza tubabwira uko iyi system ikora ya Uber, ubundi mukomeze mu liking, mu sharing, mu commenting, subscribe on Emmalito TV 20K. Emmalito is my name. So ubu turi muri essentiel, tugiye gukanda kangahe? 10 ari kuri grand. Oya mirazamuka sawa. Ubu tugomba gutegereza mpaka tugeze mu 10 tukamenya aho tugiye kudelivaringa. Ariko bisaba ubusirimu no kuzi gukoresha app neza, gukoresha technology muri rusange, ariko nta kibazo birakunda kuko icyambere cyo iyo washatse kubaho kandi ugomba kubaho neza. So tugeze mu 10 already, ngira ngo barimo kure 10 ubu tugiye gusohoka. Abuze tubijyane mu ijana na kanga 1,004. Ubwo ubanza ukareba 1,000 na rimwe kugira gutya ugenda, ubwo 1,001 kugeza ku 1,006 ugenda gutya, 1,007 kugeza ku 1,000 ugenda gutya. Ubu tugiye kujyana ahangaha rero. Hanyuma rero murebe ukuntu neje irimo kugwa, ariko iyi delivery tugomba kuyitanga. Barangiza ukavuga ngo diaspora barakora, these guys they work hard kugira ngo bagere ku byo bashaka kugeraho. Numva ngo ubuzima n'uguhatana, urakubitwa ariko ugashaka amafaranga. Ubwo rero ndacyagaruka ku kintu kijyanye n'abantu baba bafite ubutesi bavuga yuko bazagira. No, you have to work. Ni hatari. Araza se? Nimero ni 160. Urabona ukuntu ikirere gisa. N'impamvu rero tutareka gukomeza gushaka amafaranga muri aya masaha, nuko uko neje ukomeza kugwa cyane ari nyinshi, niko abantu baguma mu nzu ntibasohoke. Bigaragara rero ko muri aka kazi ka Uber nibwo amafaranga barimo gusohoka cyane, nibwo mbese akazi nuvuga ngo umuntu urimo gukora Uber aya masaha nibwo barimo kwinjiza neza cyane. So ubu ngubu nuvuga ngo iyi tumaze kuyidelivaringa, turacyakomeje, ubu tugiye ahandi. Byose n'ubuzima tugenda tubereka ibihugu usanga buri muntu wese yakora akazi gashoboka kose, kuko hano haba hari utuzi dutandukanye, ntibakababeshye. By the way, reka zembiganiraho na David gato yatugeze mu modoka, ababwire yuko abantu benshi bazi ngo kazi ngo ari igipropose, ngo kurebera abantu bakuru, ngo no gutwara amakamyo. Nako nakazi kandi keza kanahemba, ariko turaje atubwire n'ibindi byose na opportunities nyinshi zigiye zitandukanye, cyangwa se utuzi twishi tugiye turi muri ibihugu byo hanze. Kadusubire hano hari hakonje byatari, kadusubire mu modoka tubabwire uko bihagaze. David, hari abantu bazi yuko cyane cyane mu bihugu byo hanze, nagiye mbona no ma interviews abantu benshi batanga, abantu bazi yuko utuzi tuba muri bino bihugu ngo ari ugutema ibiti, ari kureberera abantu bakuze, home care, hamwe no gutwara amakamyo. Abenshi niko babizi. Urebye navuga ko ntabwo ushobora kuvuga ngo reka tuvuge izo information ko izwi mu cyashya uzanye n'abantu benshi. Abo bantu benshi bagenda bakubwira ibintu bitandukanye. Hano buri wese akujya mu matwi avuga ati ukwita ukora ibi n'ibyo, buri wese akakubwira ibye. Buri muntu wese yakubwira ibye, kandi buri muntu wese aba afite his own path, kandi ushobora gukora ibindi bintu bitandukanye n'ibyo bakubwiye we bikaguhira kurusha ibyo byose. Nabyo ntibivuze ko utabikora ugitangira uvuga ati I wanna figure stuff out, see where it's going. Ariko urebye hari utuzi twinshi cyane, ama opportunities menshi, ibintu byinshi bigiye bitandukanye umuntu ashobora gukora ubwe. Hari utuzi twinshi usibye byo kujya mu biti, gukora nursing care. Akenshi usanga ari ibintu byinshi bigiye bitandukanye rwose umuntu. Kuko hano nkeka yuko wenda hari nk'abasore twagiye tuganira n'Abanyarwanda baba IT bari ahangaha bakora IT, bakora mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Hari ariko ikintu nabonye cyo nemeye kuza muri bino bihugu ufite akantu k'umwuga ni byiza. Kuko akenshi nk'abantu rwose, abantu biga imyuga rwose mukomereza aho ngaho, kuza muri bino bihugu ufite akantu k'imyuga nta kiza nkabyo, kuko ukora training nkeya gusa. Ushobora gufata training k'umwaka umwe, k'amezi 3, amezi. Hano haba rwose hari training zigiye zitandukanye, kakaba kagufasha. Nk'urugero navuga
ufite nk'umwuguzi nko kogosha yego kogosha hano amafaranga bari menshi bitangiye kuyabarira mu manyarwanda ariko umuntu kogosha akambwira ati mu Rwanda bazi ko umuntu wogosha ari umuntu uri aho ngaho ariko hano ni ibintu bisa nkaho bifite agaciro ko everything like count. Gusa nizi mentality zo kuvuga ngo akazi karaciriritse tugomba kuzikura mu mutwe. Umuntu akavuga ati gushaka ubuzima ni ugushaka ubuzima, kuko maze kuyibona nyine umuntu aragenda akadamarana. No mu Rwanda hari abajeni benshi, hari urubyiruko rwicaye rudafite icyo rukora, rwanze gukora akazi runaka ngo batabona ko ariko ko ari bo bakora ako kazi bakora. Ariko iyo wa wundi azanye amafaranga akakwereka yuko yinjije, uravuga uti umuntu afite icyo ageze. So hari utuzi dutandukanye. Umuntu azi guteka, umuntu uzi guteka, hari abantu bafite nka like amaresitora, hari n'utekera mu rugo akabikuza. Hari abantu badakunda guteka, umuntu akakubwira ati okay, ngenda ndashaka unekera iki, ukambwira ati nangahe, biragutwara igihe kingana iki, ngomba kuguha amafaranga angahe. Umuntu akagenda akagutekera ibiryo byo mu Rwanda nyine bisanzwe, akabikuzanira ukamuha amafaranga. Kandi ikindi nabonye cyo hano hari imyuga myinshi nk'abantu bazi nko gusuka. Nabonye hano gusuka ari ikintu cya danger. Umuntu aragenda muri weekend akicara agasuka abantu buri gihe abara amafaranga ye. Ubwo rero ari free time yakoze, yabonye akazi ke, kandi nabo abantu babonetse batakoze wenda ni urugero, ugasanga arinjiza amafaranga. Hari imyuga, hari ibintu byinshi cyane, wakora. Abantu bazi gusudira, abantu bazi gukora ibintu by'amazi, abantu bazi gukora umuriro, abantu bazi gukanika, abantu babahanga mu bintu bijyanye na finance, abantu bize banking. Hano hari akazi buri gihe mbona utuzi. Wenda ku bantu bashaka kumenya amakuru, nko muri Ottawa bakoresha Indeed. Hari ama website, ariko I think it's not even nagari muri Ottawa. It's everywhere by the way, sorry. Na ahantu hose ko no muri Amerika Indeed irakora ahantu hose. So nkuko mwene nko mu Rwanda bakoresha kenshi job in Rwanda. Hano iyo ushaka akazi wareba kuri Indeed, ni INDEED. Hanyuma ubwo ukareba uko wabona utuzi tugiye duhari. Byenyine biraguhereza abantu bazi gukora mu warehouse, abantu bazi gukora mu nganda, abantu nukuvuga ngo hari utuzi twinshi dutandukanye. Abantu bareke mentality zo kumva yuko akazi gari naka. Ikindi cyo kuri nyako rwose batazakubeshya, hano most of the time utangirira azero. Ibyo narabibona. Ko nk'ubu hari nk'umuntu aza akavuga ati ngenda ndashaka guhita njya muri ibi ngibi, akaba ari byo nkoramo. Akavuga ndashaka guhera ku madolari 50. That's not gonna happen muri ako kanya. Everything is a step by step. Tangirira kuri 17, you go up as you uzamuka, ukumenya ukugira experience cyangwa se kugira amafaranga azamuka, cyangwa ukora ukugenda umara imyaka uhakora, bagenda bakuzamura mu mafaranga baguhemba buri saha. Ubwo rero ugasanga umuntu nyine bafite mentality yo kuvuga ati ngenda ndashaka guhita ntangirira kuri 30 wenda dollars ku isaha, kandi ibyo bitwara nyine igihe, bisaba experience, kuko iyo uko ugenda ufite ubunararibonye mu kintu runaka cyangwa se uburambe mu kazi, biragufasha kugira ngo cya kintu kigereho nkuko ubyifuza. Ariko kuvuga ngo you can just wake up one day ngo urabyutse umunsi umwe urumva ko ibintu biri bigende nkuko ubitekereza, ntago ariko bimeze. Bivuze yuko rero ayo mafaranga ushaka gukorera urayaharanira. Yes. Ariko nutekereza ko ibintu byose byiza nkuko ubitekereza, oya, ahanga rwose wibeshye cyane. So tugiye gufata indi package, tugiye kujya hirya ho gato. Hajya yitwa package cyangwa it's like order? Ni orders. Ubwo tugiye gufata indi order mu kanya. Urabona yuko nyina ngo mberetse hanze ukuntu hameze. Urabona ko hateye ubwoba kabisa. Sinzi ko wapfa no kubona umuntu hanze gutyo.
ikirere cyahindutse. Ibi byose rero ni inyigisho tugenda dutanga, ni experience cyangwa se ubuzima bugiye butandukanye abantu bagomba kugenda bagomba kumenya, bagomba gusobanukirwa, bakamenya uko hano biba bimeze. Yanwara turamuzaniye ariko aratubwiye ngo leave it at my door. Tubisige kuri door. Rero ahita yifata agafotora. Kerekana yuko tudelivarize ubundi umuntu akigendera. Ariko noneho isi biteye ubwoba. Everywhere is white. Ubwo ni ukuvuga ngo twamaze kudelivaringa, dusubiye gukora akandi kazi. Mushake ubuzima, dukore tubeho, niko bigenda. Ababazaga rero byinshi ku bijyanye n'ibyo umuntu akora muri bino bihugu, ni urugero ndimo kugenda nguhereza kugira ngo bimenye. Ubwo ni ukuvuga ngo dusubiye mu modoka, twebwe turacyari mu kazi kuko hari snow iteye ubwoba, ni ukuza dusohoka dukomeza. Ubwo baduhaye indi oda tugiye ikirere hano ni danje. So ubu ngubu tugiye McDonald's. nkaho ntabwo bereka izina, aho bereka n'imibare. Ndaza kugenda mvuge CC5, arahita amenya ibyo ari byo, arahita amenya oda ni yande. Aho hejuru sanditse ngo ni bari Danica 1. Byo ntabwo babimenya. Can I get CC5 please? CC5. Atamenya ngo ni, agahita amenya ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo iyo mibare se ni uba yitanga? Ni uba yitanga ikayohereza kuri resitora. Yahize kuyohereza kuri resitora. Kuyitanga resitora yo ibizi ngo ibintu ngo bara, kuko oda iza muri kompiyuta ya resitora nk'imibare, ntabwo iza nk'izina. Noneho yitanze iyo mibare ya nyuma katuganire mu modoka. Mutwihanganire rero twabona ganze biteye ubwoba. So twari tuvuze ngo reka tuganire mu modoka, waratubwiye ngo hariya kuri ukuntu bikora iyo umuntu yodarinze muri application ya Uber cyangwa DoorDash, kuko iyo ni iyindi kampani yindi ishaka kujyana ibiryo cyangwa n'ibyo bitandukanye. Hariya DoorDash nayo ikora nka Uber. DoorDash nayo ikora nka Uber, nuko ari kampani zitandukanye zifite amazina atandukanye. Uko bigenda iyo umuntu yodarinze kuri application yabo, bayohereza kuri resitora nka kode. Noneho ukagenda ukavuga iyo mibare ko baba bayiguhaye ko ari we ubakorera, ukazakujyana ibyo biryo uwo muntu aba yodarinze. Ntabwo uvuga izina rye. Akenshi hari amaresitora uvuga imibare, baguhaye imibare uvuga cyangwa ukavuga amazina. Ariko amaresitora menshi aba ari imibare za application yaguhaye uvuga apana izina, bakamenya ko bakorera, ubundi ukahita babiguhereza. Yes, ubwo rero reka tubanze to delivering ibi ngibi, ubundi
ntabwo biri bworohe yuko delivery zose turi bukore tugera tuzibereka, ariko ngira ngo amakuru menshi murayumvishe murayabonye. Application ya delivery yitwa iki? So bayita Uber Eats cyangwa DoorDash. It depends on which one. Iyo wafata. Iyo wafata ushaka. Ikindi navuga ko DoorDash is more easier than Uber Eats because you sign in up and like nayo nubwo uba nubwo nayo bagusubiza in like 48 hours. It's more easier by DoorDash because ntabwo basaba ibintu byinshi byo, you just need like icyangombwa kikwemera gukora muri Canada and that's it. Abantu benshi bashaka kugira ngo bamenye amakuru agiye atandukanye biroroshye cyane. Uzajya wandika comments ku byo wifuza, ngira ngo murimo murabona ibiganiro byose ngenda nkora ni ibiganiro mwagiye munsaba, abagiye bandika comments muraza kuzira comments mwagiye mwandika nibyo biganiro ngenda ngarukaho. Ubwo rero wandika comment utubwire icyo wifuza ko tuzaganiraho tuzagarukaho. Hari ibishobora kutugora bitewe na content yusabye ariyo, ariko ibizakunda tuzabikora. Mushobora kutubwira ngo ndashaka kuvugana na president mukaganira kandi wenda afite business schedule. By the way, ni prime minister niwe muyobozi wa hano Canada, ntabwo igira president. Hanyuma ubwo ejo bundi dusimbukira muri Amerika, muzambwira nabwo ibyo mwifuza muri US. Nabwiye ko tuzajya tugenda mu bihugu byinshi bitandukanye bitewe n'icyo wowe wifuza, ukajya tubwira uti turashaka kugaruka kuri iki, ariko by'umwihariko mwibuke turashaka creating ya bond itanga opportunities ku banyafrika ndetse n'aba diaspora baba muri bino bihugu. Right. Share, comment, like and subscribe on Emmalito TV.